era naho ngahura nambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere. Bekati wamba bari ukongera kukaza kuko uzagarata mu bwongo. Buretse gatoya. Kimenyi yabwiye no mukobwa yuko buretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro. Sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntago bwazapfa burangiye. Muvugisha Kimenyi yageze ahantu hirikije umugore akanga ikibazo. Buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubenge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri bamurangoroga simwe muri bamuravuga ngo ningiye wasenyeye Muyango we warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza Thecatbabalao bavuze ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere wumve nge Keza reka twaravuganye iyo Keza cereka Imana ibabari ibera kubwiye ngo ahindukizaga ngo madame akangagwindukira kuri WhatsApp yawe audio guhaye ngiye kurya so abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango passe uri kumva God damn it. No Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo kunyege amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo Muyango bivugaho ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gacyaje turi guhamagara ndetse ari kumbwira umugore ubundi Kimenyi Kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere Thecatbabalao buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa